behind the presidential curtain ibyo twarabyisomye iriya sanduku yari irimwo ubusa nta murambo wari urimo nyine none se yari style se washaka gukora kuki utagenda mu isanduku ubu ngubu aho ngaho mu Bwongereza urumva kubera responsibility nashaka kwigendera ariko ukagenda no mu isanduku si ndiyo isanduku yagombaga kuba irimwo mama. Can you imagine wagiye mu gisirikare utari wayize n'imyaka 18 ugiye kurwanira icyo gihugu cy'abakurambere bawe utiti cyawe ariko wakivuyemo ugomba kwitwaza isanduku supposedly irimo yo mother your own mother ntabwo ubona ahantu ikibazo kutugira ibigori nari ndimo kuvugana hari umusore twavuganaga ejo arambwira ati ikintu cyanshimishije ati nukuntu wavuze ngo twaje mu Rwanda duhagaze dusohokamwo turimo gukuroringa sindiyo nge uwo musore uzamumbere kibyeri cyangwa cyose kubera ko nobo seriously though tuvuga ibintu serious kuko ibyo turimo kuvuga hano it can be funny at some point ariko on other point birababaje ni nacyo gituma wenda numva umuvandimwe wacu Rosemary kubera ko emotions urabona Rosemary yize mathematics na engineering gato nyine icyo mubwira nuko Rosemary emotions zigeraho zikamufata kubera gahinda kubera atrocity gahinda kabene wabo yabuze kabavandimwe ababyeyi n'iki byose no azajya Nyanza reba amazina yanditse kuba nobo uretse gato kuba uri mwene wabo n'abami bo mu Rwanda icyo ngicyo nta kintu bihindura kuri gahunda zacu ibyo nta kintu bitubwiye uzabane nawe uzashaka uzajya Nyanza uriya mugogo wa Kigeli bazanye bakawuzana abantu bambabarire royalists bambabarire ukuntu icyo ngiye kuvuga bakazana nk'intakaragasi donc kumuzana kugira gute ntabwo ari umwami w'u Rwanda abahuta abatutsi abatwa twese ntabwo twagomba kumwubaha ko byibuze yabaye umwami udashyizeho iby'ubwami ndimo navuga notably abanyiginya bakoreye abo bahutu bari muri icyo gihugu ariko yarubashywe kugeza amagingo aya Nyeteri uramuzi Prince yabaga hano mu Bubiligi niyo twajyaga tuganira uriya musaza ukavugana n'umusaza akakubwira ibintu ukubwira se muzehe ko twumvaga ko byagize gute bano basore ndimo ndavuga abasore byibuze abasaza kuko baranduta bangana nka badata bo kwa Rwigemera ntabwo umuntu yavuganaga nabo akavuga ati biriya bitu natwe ntabwo tubizi ariko agataha ikigara akagira akavuga ati ni bene wacu n'abatutsi bene wacu bafite ubutegetsi ndabizi ko mu by'umuryango ntabwo bigira ariko umwami umugogo barawuzanye hari ureba n'ukuntu bawuzanye n'agahinda abura byibuze barrier proper barrier legacy igize nk'umwami nibyo aho twari turi ndibaza ndimo ndabona Maître Rusagara yarahari nibo bakoresheje iyo space aho twari turi arimo avuga agahinda yarafite ku bwa Rusagara Frank uko yashyinguwe so ibyo ngibyo abantu benshi turabibona tukavuga ati inkotanyi zaratikuranye nta kintu biturebaho nimba nawe at some point tukavuga ati exactly at some point ukavuga ati at some point iyo abantu natikuranye byibuze nabo birabahateye cyapfuye kimaze kureka abana kimaze kubashaka exactly at some point birabahateste ibintu bakoreye abahutu basanze muri kiriya gihugu n'abatutsi basanze muri kiriya gihugu ariko ngewe ntabwo ngera kuri iyo extent nk'iyo Rosemary agera mu rugo rwose ngewe Rosemary nuza emotions ndazumva kuko ni abanyarwanda benshi bafite ako gahinda ariko icyo ndimo ndakubwira hano nobo ibyo bintu byo gushaka
kumvikanisha ko abantu banyu bose ari abatagatifu ari abere nari ndimo numva General Nyamwasa avuga ibi kanaka kavuga ibi kanaka kavuga ibi ntabwo ibyo bintu ntabwo ushobora gushyiramo abanyarwanda bose kuko tuzi ibyo bagize ndabyibuka Karegeya amaze kugira twibuka intelligence ya Karegeya ko yari imeze abayiguyemo uko banganaga abagize gute so nicyo mvuga rero ntizunge mu magambo ni ikintu kimwe abanyarwanda tugomba kumva ko umuntu ari nk'undi niba ubuze so undi akabura se it's the same thing mwese mubabara kimwe ibyo ngibyo nobo urimo kuvuga byo ko wajyanye imva biranababaje ko wagiye mu giseka ari umwana ugomba gucikishwa uko wacikishijwe ugenda wikoreye ntuza serikeye ngo ugiye gushyingura mama ukubyara icyo kintu giteye agahinda ku munyarwanda usanzwe wowe ibyo ndabizi ko ubibona mu bageshi ukabiseka ukabifata nk'ibintu bisekeje ariko ku baturage dusanzwe ntabwo bisekeje warwaniye igihugu n'ubwo bwose waje urwamira icyo gihugu wica abanyarwanda nta muntu wica in general I said in general kuko inkotanyi ntago zaje ziri muri holidays baje batemagura nigeze nica nobo n'ubwa mbere mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda habonetse ahantu babaga umugore utwite bagakuramo umwana bagakota ku kibambasi n'inkotanyi zabikoze ibyo bintu ntabwo biba reka nkubwire iyo dosiye hari muri 1998 twagiye ikibeho hari umugabo wari warakundanye n'umukobwa ngo wajyaga akubita abana ku bibambasi akabica uwo mukobwa yari afungiye hariya i Nyanza hari prison uwo mukobwa ngo yarakurikiranwaho icyaha yakoreye ikibeho cyo gufata utwana na ba nyina yicaga ababyeyi nobo umukobwa yari inde akuse kurimo gushaka kumbaza amazina yakundanye na Liyete Kamana yes yari inde uwo mukobwa yari inde yari inkotanyi cyangwa yari umuturage usanzwe mu Rwanda first of wenda wivuga izina yari umuturage wari usanzwe mu Rwanda ariko ari girlfriend wa Liyete na Kamanzi Lieutenant wo muri 98 sindio Lieutenant w'inkotanyi sasa uwo munsi ni nawo munsi hari ikibazo cy'uko abaturage barimo kuvuza induru kuri Bishop hari umugabo witwaga Bishop bamwitaga nde hari Bishop Bizimungu yahise amufunga bamwitaga nde uriya Bishop guys come up Bishop wahe ni Bishop wahe so dushobora gushakisha izina rye tukaribona maybe ntaho twayibona right now yari umugaturika w'umubishop ukomeye cyane hanyuma abaturage barahaguruka baramushinja induru iravuga urashaka kuvuga Misago komeza Misago that is the guy noneho Bizimungu buriya Bizimungu yafataga ibyemezo he was the best uongo iyo nta cyemezo Bizimungu yigeze afata Kagame ari vice president ntabwo bishoboka okay ngasobanura ibyo yafashe no go ahead ariko byo nobo nakubwiye turi muri 2025 ntabwo ushobora ari ibintu washoboraga wenda kutubwira muri 2010 udashobora kutubwira nawe kubera ko mwabaye noneho kubera urumva niba turi muri 2025 tutakiri muri 2010 ukaba wumva ari wowe ugomba kuvuga muri 2025 ntabwo mvuze I will just shut up
ariko kutubwira ngo mwumva ko uzavuga muri 2025 then ntabwo ushobora kutubwira ko Bizimungu yafashe decision itafashwe first of all ahari wo mwita nde afande PC wawe atari we uyifashe. nta nicyo yigeze avuga, yari yicecekeye. Umugabo w'Imana yari yicecekeye, arafungwa nyine Misago yewe byinshi. bareka tugiye gufunga space kadushimira no boko yemera kuza tukaganira. Numwe mu bantu kame mu nkotanyi utanga ibitekerezo akakora deba akarakara akadusuzugura ariko kanabikwereka. Nta muntu usuzugura Rosemary, ariko kuki mumbeshyera? Nobo numwe mu bantu ukamenya byinshi. Abarusagana birwa bashinyagura, inkotanyi zose zirashinyagura, ariko ni ngombwa nkuko nabivuze. Reka mbabwire iyi ntambara nakumva Robo, ndakumva neza. Kerema ndamukunda, afite nimero yanjye, tuzavugana. Rosemary, deba ntimukayigire intambara, it's just normal. Nobo ntago ari kuyigira intambara. Ibyo Rosemary avuga biri based on her emotions kandi understandable emotions. Ibyo uvuga biri kuri emotions zawe, nubwo rwose ubyanga ngo nta emotions ugira, ariko nabyo turabyumva kandi ngiye bya emotions byavuyemo turabyubaha. So ngewe wenda ubwo space igiye gufungwa, icyo navuga nuko please umuvandimwe yigeze kumbwira ngo Kerema ngo naravuze ngo tujye twicara ngo twumvane, ngo akumva ko bitari ngombwa. Ariko ngewe I think ntekereza ko icyo ngicyo ni one of the solutions, kuko icyo wenda abantu bamwe bishimira atari bose nuko inkotanyi zasubiranyemo zigatikurana. Some of those ako biriya ni ibisanzwe none reka nkubaze, kiriya kibuga cya Kanombe, barracks ya Kanombe yitwa ngo iki? Ubundi ikibuga cya Kanombe cyitwaga Gerwa Kayibanda. Rosemary buretse gatoya, barracks ya Kanombe yitwa ngo iki? Ni Kanombe. Sinzi uko basigaye bayita ubu ngubu, sinzi uko basigaye bayita. Urumva mufite ikibazo gikomeye cyane, kuko ntabwo muzi n'igihugu cyanyu, ntabwo muzi n'amateka yanyu, muraho murabwejagura gusa. Nobo urabona mukanya waruvuze ngo nta muntu usuzugura, ariko iyo mvugo already nagasuzuguro, kuko nugusuzugura abantu ngo ntago bazi ngo ibiki. Uriya Rwanda we wavuze genda kubajije uretse gato nshobora kukubaza nawe ni Bristol sasa iriya barracks ya Kanombe bayitiriye Colonel Mayuya. Ibyo ni by'abasirikare. So are we supposed ibyo bidufashe ntabwo ari by'abasirikare, ni ibintu biri mu mati. Umviriza iyo barracks kuyitirira Colonel Mayuya yari inde? Ubwo tuzamenya amateka y'inyuma. Umunota umwe no gusoza space. Ntabwo ari yisoza, ni wowe